isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye yarakomeje arambwira ati Landry mwana wanjye, twamaze kuganira gutyo twese twishimira ko intambwe ya mbere tuyiteye, igisigaye ari uguteza imbere My Food Factory. Ubundi twamara kubona isoko Abarewis Factory igahomba tukayigura, noneho ngahita nyishyira mu biganza byanjye. Ubwo twamaze kuganira gutyo mpita njya kuryama, ndetse turyama gahunda ari yo kubyuka mu gitondo tugasubira itesara gukomeza akazi kacu nk'ibisanzwe. Marita we akaguma muri Abarewis Hotel, aho Tonzi na Papa we Sultanisi bamwemereye kujya aba mu gihe ari mu kazi ke ko gutangira uruganda rutunganya ibiribwa. Nuko natwe tukazamugemurira ibyo gutangiriraho ku munsi ukurikira uwo tuzatahiraho mu gitondo. Nageze mu buriri mbanza kureba kuri telefone yanjye, kubera ko nari niriwe ngenda uwo munsi ntago nari narihaye umwanya cyane. Mba nsanze Rozanje yanyandikiye ambwira ko ankumbuye, ariko afite ikibazo cy'uko papa we azamuvumbura ko atwite bikaba ikibazo. Nanjye nahise mpitamo kumwandikira kuko bwari bwije, nkeka ko yaba aryamye adasakuriza abandi. Mubwira ko nyamara bishatse twashaka aho twigira heza ku buryo nta muntu uzigera tubona, ubundi tugategereza ko akarewisi gatoya kavuka, ubundi tukabona kubitangaza. Rozanje ambwira nyibutsa ko mfite byinshi byo gukora imbere yanjye, ko atakwemera ko nica hazaza hanjye nishyiraho umutwaro wo kwita ku mugore n'umwana imburagihe. Mpita mbona ko burya atari yasinziriye, ariko nkomeza guhitamo kumwandikira tukaganira kuri message. Nanjye mubwira ko atari imburagihe, ariko izo ari inshingano zo kwita ku rubyaro rwanjye nzifite. Rozanje ambwira ko ntagomba kumuhangayikira kuko nta kintu na kimwe abuze, kandi ko aziyitaho mpaka kugeza byose birangiye. Namubajije uko azabigenza igihe cyo kujya ku ishuri nikigera, kandi haburaga amezi 2 gusa ngo kigere, kuko bari mu kiruhuko cy'iminsi mikuru kikaba ari kirekire, kuko bari bararangije umwaka mu kwa 10. Ambwira ko ibyejo bibara bejo azaba bimenye. Mpita mubwira ko nyamara ashatse yabitekerezaho, kuko n'ubundi kigeze akazajya ku ishuri byaba atari byiza, kuko kwiga atabishobora twite, kandi abandi banyeshuri bakaba bamutesha umutwe. Rozanje ambwira ko azafata umwanzuro igihe kigeze akabona ibintu uko bimeze. Twakomeje kuganira mufitiye guhangayika kwinshi, kubera ko umwana yaratwite nari muhangayikiye cyane, ndetse no kumubwira ngo nashake ntazajya ku ishuri atwite kwari ukugira ngo atazanjya kure nkajya mbura uko mwitaho ari hafi yanjye. Nyuma twaje gusezerana aho ambwira ko ashaka gusinzira, nanjye mubwira ko amasaha yagiye, ariko ejo saa 4 nzaba nageze itesara tukabonana. Nuko mwifuriza ijoro ryiza, ubundi araryama. Nahise nanjye ntangira kuzimya application ya telefone ngo ndyame, ariko mbona hari indi message ntigeze nsoma. Ndebye nsanga ni ya Diva wari wanyandikiye ambwira ko ababajwe cyane no kuba ikirori bafite cy'umuryango wo kwishimira abasogokuruza babo ku munsi ukurikiyeho nzaba ntakirimo. Numvise ntasobanukiwe neza ibyo ari kumbwira, mpitamo guhitamo hamagara ngo numve abinsobanurire. Nuko mpita njya kuri nimero ye, ubundi nkanda aho bahamagarira. Diva nawe ahita anyitaba vuba cyane, mubwira ko niriwe muri rwinshi, ariko message nkaba nyibonye ako kanya. Ambwira ko yarankumbuye cyane, ariko ikirori bafite wabo nagakwiye kuba mpari nk'umukunzi we, kuko ari ikirori kimwe cy'imboneka rimwe bakora cyo kwishimira umuryango wabo kuva ku basekuruza. Nibuka ko ibyo bintu atari ubwa mbere mbyumvise. Mpita mubaza nyirizina icyo kirori aho kibera. Diva ambwira ko kibera muri Moriya Academic School, ariko abantu bagize umuryango gusa akaba aribo bakitabira. Nuko mubaza ikintu kiba kigamije nyirizina, ansubiza ko kiba kigamije kwibuka Abarewis kuva ku gisekuru cya mbere kugeza aho bageze, ariko ngo kuko nkunda akaba agiye kumenera ibanga rikomeye. Mubaza iryo banga iryo ari ryo, ambwira ko agiye kumbwira muri make inkuru y'umuryango wabo kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo.
mubaza niba afite amayinite ahagije, ambwira ko ayafite, maze ubundi nanjye mubwira ko mfite umwanya. Ansaba akanya gatoya ko kuba abyutse akajya guhagarara hanze hari akayaga gahuha kugira ngo ambwire yisanzuye, ndabimwemerera. Nahise numva ari kuva mu buriri, ambwira ko ari kwambara agapira k'imbeho, nuko afungura icyumba arimo kumbwira ko nubwo ankunda ariko ibintu agiye kumbwira ari ibanga rikomeye cyane ku buryo nta muntu n'umwe nzigera mbibwira. Mubwira ko urukundo mukunda rutatuma muca inyuma ngakora ibyo tutumvikanye, ariko nanone ngakomeza kugira amatsiko y'ibintu Diva yaragiye kumbwira. Ageze hanze ambaza niba niteguye kumwumva, mubwira ko amatwi yanjye ari we nayeguriye. Nuko aratangira arambwira ati ubundi kera iwacu twavutse turi abana bane. Nako ntago twavutse turi abana bane, ahubwo mu kumenya ubwenge ibyo nge nibuka nasanze turi abana bane. Mukuru wacu Tonzi akaba ari we general manager w'iyi company yacu, aba Lewis company. Noneho nanjye ngakurikiraho, hagakurikiraho murumuna wanjye witwa Rena, ariko akaba yarafite ubumuga bwo kutavuga. Noneho inyuma yacu hakaza agasaza kanjye nakundaga kitwaga Petron Lewis, nubwo katakiriho ariko birambabaza cyane kuba ntakikabona. Ubwo rero twari twibereye turi umuryango ushimishije, ariko igihe kiza kugera Petron bamwohereza kwiga mu kigo cy'imfubyi giherereye muri Merine. Nyuma ubwo twasigaye turi batatu, twese dusigara twiga muri Moria Academic School. Igihe cyaje kugira umunsi umwe papa wacu azinduka mu gitondo, duhurira ku meza nawe, natwe tugiye ku ishuri. Turi ku meza dutangira kuganira nk'ibisanzwe. Mama aravuga ati ka Petron iyaba kari hano ubu kaba kadusekeje, ariko buriya aho kari abandi bana barishimye. Mpita mvuga nti ahubwo se buriya ninde uzajya kumusura ubu vuba ngo tuzajyane ko ndi kumva mukumbuye. Tonzi ahita ati nanjye rwose tuzajyana kuko ubuzima bwacu butarimo musaza wacu burabishye. Uzi ko kuva yagenda aribwo nabonye ko Petron twese aturusha ubwenge, kuko iyo turi hano twenyine uba wagira ngo nta muntu uhari. Ibyo byose twavugiye aho ngaho, papa ntabwo yigeze avuga ijambo na rimwe. Tumubajije impamvu atari kuvuga, avuga ko ubu tuvugana agiye kuva mu rugo akajya muri Merine gusura Petron. Turamukarakarira cyane impamvu atatubwiye kare kugira ngo tuzajyane. Atubwira ko nawe yaraye ari kubitekerezaho ijoro ryose, bityo umwanzuro awufashe muri icyo gitondo. Papa yamaze kuvuga gutyo tubona mama wacu arikanze, ahita ahaguruka ajya mu cyumba cye. Amaramo umwanya utari muto, natwe tuba twifatira ibya mu gitondo. Mu wundi mwanya tubona mama aragarutse. Mu kugaruka yicara ku meza ubona amaso yatukuye, ariko akongera kugira icyo afata biramunanira. Twe turangije twifatira ibyacu tubasezeraho. Tonzi afata amafaranga turategesha taxi voiture, ubundi twigira ku ishuri. Ariko mu modoka tugenda tuvuga ko papa wacu ari umugome kubera ko agiye gusura musaza wacu atatubwiye kandi twari tumukumbuye. Nuko umunsi wose twirirwa papa twamurakariye. Mu kugaruka mu rugo dusanga mama atarataha, ndetse na papa atarataha ngo atubwire amakuru y'uko yasanze Petron ameze. Dukora ibyo mu rugo harimo n'imikoro bari baduhaye, ariko birangira mama atashye wenyine, mu gihe twumvaga ko baratahana bavuye gucuruza nk'uko twese twari tubizi, kuko buri gitondo iyo papa na mama bavaga mu rugo kugera nimugoroba batubwira ko ari iduka bafite mu mujyi wa Kent baba bagiye gucuruza. Ariko twabasaba kutujyanayo bakatubwira ko tuzajyayo twararangije kwiga amashuri ya primaire yacu. Ibyo ntitubigireho ikibazo kuko n'ubundi ntacyo byari bidutwaye, nta kintu na kimwe twaburaga. Ubwo mugoroba mama yaratashye, ageze mu nzu yicara muri salo, ariko ukabona adatuje na gatoya. Ariko twamubaza ikibazo afite ntatubwire impamvu, ndetse twanamubaza papa wacu aho ari akatubwira ko kuva yajya gusura Petron atigeze agaruka, ndetse ari no kumuhamagara ariko nimero ye ntayifate. Tumubwira ko byanga byakunda buriya yarayeyo akaba azagaruka ku munsi ukurikiyeho. Twese tujya kuryama, ariko ku ruhande rwanjye nkumva ndahangayitse cyane kubera ko papa bwa mbere mu mateka atararaye muri iyo nzu. Ndetse ijoro riza gucya, mu gitondo tujya ku meza. Umukobwa w'umukozi wacu witwa Marita ahita atuzanira ibyo kurya, ariko dutegereza ko mama wacu yaza ku meza turaheba. Mu kujya kumureba mu cyumba cye nsanga yagiye. Ndagaruka mbibwira Tonzi na Rena twavuganaga dukoresheje amarenga, duhitamo kwirira ubundi bindi tukabyihorera ko buriya mama yagize abakiriya benshi akazinduka.
nuko turangije twigira ku ishuri nk'ibisanzwe. Uwo munsi nabwo twaje gutaha, mu kugera mu rugo tuhasanga mama muri salo ari kumwe n'undi mugabo. Mu kwinjira mu nzu uwo mugabo twakirana ubwuzu bwinshi kandi ari ubwa mbere atubonyeho, ariko akita kuri njye na Tonzi gusa kuko ari nawe ntago yamuvugishaga cyangwa ngo amwiteho. Nuko Marita abazanira icyo kunywa aho muri salo. Mama wacu amubwira ko atagomba na rimwe kuzongera kwibeshya, akazagaruka muri salo harimo abashyitsi bamusuye. Uwo mugabo twabonaga nta kintu atwaye kuko urukundo yatwerekaga rwatumye tumwishimira. Atubaza amazina yacu turamubwira, nawe atubwira ko yitwa Sultanisi. Iryo zina twumva rirasekeje, njye na Tonzi turaseka, ariko mama tubajije icyo dusetse tumubwiza ukuri ko kuva twaba haribwo twakumva izina nk'iryo kuko rivugitse nka Baritolomayo wo muri Bibiliya. Navuze gutyo mama ahita yikanga, atubaza igihe twasomeye Bibiliya kugeza ubwo twaje kumenya n'abigishwa ndetse n'intumwa za Yezu. Tumubwira ko ku ishuri batwigisha iyobokamana, ahita yigarura ubundi dukomeza kuganira. Ariko njye na Tonzi intebe twicayemo tukavuga izina Sultanisi tugahita duseka. Twabona mama arimo kutureba tukajya mu cyumba ku buriri tugaseka cyane. Twarangiza guseka tukumvikana ko turekeye aho guseka, ko tugiye kugaruka muri salo, ubundi tukicara nta n'umwe usetse. Tukagaruka dufatanya akaboko twubitse umutwe tureba hasi, tukicara neza mu ntebe, ariko nazamura umutwe nkareba uwo mugabo ngahita nibuka izina Sultanisi nkumva rirasekeje. Ngahita mpaguruka nanone nkajya gusekera mu cyumba na Tonzi akaza nkurikiye. Nuko dukomeza kwikinira utwo dukino ariko dusekejwe n'iryo zina ngo ni Sultanisi rwose kuko twumvaga risekeje kandi rivugitse ukuntu gusekeje. Amasaha yaje kwira wa mugabo aza kugenda, mama aramuherekeza natwe dusigara turi kumuvugaho. Nuko mama agarutse asanga turi muri salo dufatanya ibiganza uko turi batatu, njyewe Tonzi na Rena. Nubwo Rena we atabashaka kuvuga, ariko ibyishimo byacu twakundaga kubimushyiramo, ndetse turi kuzenguruka mu ruziga turirimba izina Sultanisi, umugabo ufite ikizina gisekeje nk'icya Baritolomayo wo muri Bibiliya. Nuko mama aje ahita twirukaho twigira gukomereza mu cyumba. Atubwira ko nitwongera kuvuga uwo mugabo gutyo aratunyuzaho ikinyafu ku buryo tutazongera kubahuka abantu tutazi. Twakomeje kwiberaho gutya, ariko papa wacu twaramutegereje tukamubura. Mama twamubaza akatubwira ko atazi aho ari, ndetse umunsi umwe aza kutubwira ko agiye ku ishuri aho Peteroni yiga, ngo abaze niba papa wacu yarigeze kujya kumusura. Muri icyo gitondo aragenda, nimugoroba agarutse atubwira ko yageze ku ishuri akabona Peteroni ameze neza, ndetse ko papa wacu yagezeyo akamusura, ariko yibaza impamvu nyuma yo kumusura atagarutse mu rugo. Natwe tumubwira ko ari ikibazo. Nuko mama atubwira ko Peteroni yamubwiye ngo nasubirayo mu minsi itaha tuzajyane natwe tumusure. Turabyishimira cyane kuko mama yatubwiye ko nasubirayo tuzajyana, ariko akaba ahangayikishijwe cyane na papa wacu utari gutaha kandi na telefone ye ikaba itari gucamo. Nuko mama atubwira ko yatanga amatangazo kuri radiyo, atubwira ko mu gitondo ari bubikore. Twese tujya kuryama mu gitondo gikurikiyeho, hari muri weekend. Twirirwa mu rugo, ariko mama azinduka kare cyane atubwira ko agiye gutanga amatangazo kuri radiyo. Nuko mu kugaruka atubwira ko yayatanze, ategereje niba hari umuntu uri buvuge niba yarabonye papa, cyangwa se tukabona ubwacu papa agarutse mu rugo. Ntabwo byatinze kuko nyuma ya saa sita turi kumwe na mama muri salo, telefone ye yaje gusona. Mu kwita bashyira amajwi hanze yose ku buryo natwe tubyumva, maze uwari umuhamagaye aramubwira ati niba ari wowe Sorina watanze amatangazo yo kurangisha umugabo wawe, twamubonye ariko twabonye umurambo we ku mugezi utandukanya umujyi wa Kent ndetse n'intara ya Turiya. Bigaragara ko yari ari kwerekeza mu cyaro cya Santa. Ubwo rero waza ukamureba ukajya kumushyingura mu cyubahiro. Twamaze kumva iyo nkuru twese dukubitwa n'inkuba. Ubwoba buratwica kubwo kumva ko abantu babonye papa wacu ari umurambo. Mama wacu aratwegera araduhumuriza, atubwira ko byose bizagenda neza kandi nta kibazo tuzagira na kimwe papa wacu adahari. Akabivuga nkaho yarabizi ko papa wacu ashobora gupfa. Nta kindi cyakurikiyeho, mama yatubwiye ko agiye ahantu bamurangiye kugira ngo azane umurambo w'ubundi bajye kumushyingura.
adusaba ko twaguma mu rugo turi twenyine. Turabyemera kuko nta kindi twari gukora, kandi n'umukozi wacu Marita mama yari yaramwirukanye, ariko atubwira ko atamwirukanye ahubwo ibyo yakoraga natwe tugomba kujya tubyikorera kugira ngo tuzamenye ubwenge. Bityo umugore w'inshuti ye witwa Maritina niwe wamujyanyeyo ngo ajye kumukorera. Nta kindi twari kubikoraho, twasigaye mu rugo. Nyuma y'amasaha ane gusa twagiye kumva ku gipangu barakomanze. Tujya gufungura dusanga ni imodoka irimo mama. Kureba uyitwaye tubona ni wa mugabo witwa Sultanisi uje uyitwaye. Njye na Tonzi tukimubona twibagirwa ko batubwiye ko papa wacu yapfuye, ubundi duhita duseka rya zina rye risekeje. Turafungura uko ari gukata imodoka bikadusetsa, ku buryo twatangiye kumuteramo urwenya. Twareba umutwe we, amatwi ye ndetse n'amaboko tugahita tuvuga ngo Sultanisi. Nuko basohotse mu modoka duhita twiyumanganya. Tugiye kubona tubona bafunguye inyuma muri butu, bakuramo ikintu kiri mu ishashi y'umukara ariko bigaragara ko kiremereye. Mama mu kutureba dusaba kujya mu nzu kuko atari ngombwa ko tubibona, ariko tumurera ibamba. Ubundi mu kureba tubona ni papa wacu bazanye mu ishashi. Ku nshuro ya mbere mba mbonye umuntu wapfuye. Ubwoba butangira gutaha umutima wanjye ndetse n'amarira sinamenya aho yaturutse. Ngenda ngana kuri papa bari bamaze kurambika hasi nkaho nta gaciro afite, ariko ngiye kumukuraho Sultanisi yanga ko mukoraho, ahubwo aramfata aranyegamiza kugira ngo ntanahareba. Ntangira kurira cyane mpamagara papa wanjye, ndetse na Tonzi na Rena nabo mbona nuko nguko. Ubundi baza kudufata batujyana mu nzu mu cyumba baradukingirana. Twashaka no gusohoka bikanga. Amasaha yakomeje kugenda kugeza ubwo twageze mu ijoro turi mu cyumba uko turi batatu. Tugiye kubona tubona urugi rurafungutse, hinjira mama wacu, nuko duhita twese tumuyambirira icyarimwe turimo kurira. Atubwira ko ibyabaye byabaye, ubundi tugomba kubyakira. Natwe tumubwira ko bidashoboka ko papa wacu yadusiga. Mama ahita avuga ati, bana banjye, buriya ibyabaye byabaye, nta kintu na kimwe wahinduraho, ahubwo mureke mbazanira ibiryo murye, ubundi muryame kuko ejo tuzajya gushyingura papa wanyu. Twakomeje kurira kugeza ubwo mama yasohotse, agaruka azanye amasahani ariho ibiryo, ariko kubirya biratunanira. Tugatangazwa n'ukuntu mama afite umutima ukomeye cyane, kuko we nta nubwo n'amaso ye yari yatukuye uretse no kurira. Nuko ibiryo bitunaniye duhitamo kwiryamira, ndetse turara tugerekeranye ku buriri bwanjye kuko niho mama yari yadufungiranye, kandi buri wese yari afite icyumba cye araramo. Nuko tuza gutwarwa n'amarira dusinzira tutabizi. Mu gitondo mama wacu aza kutubyutsa ngo tujye gushyingura kuri papa wacu. Twavuye mu cyumba cyanjye dusohoka tugana muri salo. Mu kuhagera tuhasanga abantu benshi cyane, ndetse no kuva navuka akaba ari ubwa mbere nari mbabonyeho. Abenshi bambaye neza cyane mu makote y'umukara, ariko bikagaragara ko ari abakire cyane. Nuko mu kuva muri salo ngeze hanze mu gipangu, nsanga huzuye amamodoka menshi cyane, ku buryo n'igipangu bari bagifunguye hose, amamodoka atondekanye kugera hanze. Mu kuva mu gipangu ngo ngere hanze, nsanga umuhanda wose ugakomeza aho utaheza amaso, amamodoka atondekanye ku buryo utabasha kuyarenza amaso, ndetse ari menshi cyane biranyobera. Nuko mpita ngaruka muri salo, nsanga mama ari kunshakisha. Mpageze ahita njyana muri dushe na Tonzi ndetse na Rena, aratwuhagira ubundi atwambika amakanzu meza y'umweru. Noneho mu gituza dushyiriraho utuntu tw'uturabyo dusa nk'ikigina. Mubajije ibyo ari byo ambwira ko ariko bambara iyo bagiye gushyingura. Ubwo twamaze kwambara twese na mama yambaye imyenda nk'iyo mu bukwe, imwe bita kwitandiya, tuza muri salo. Dusanga hari isanduku irimo papa wacu, aryamye ari ku mutwe n'amaso ari byo biri kugaragara. Wa mugabo Sultanisi asaba abantu bose kujya abazenguruka bakamukoraho bakanamureba bwa nyuma, ubundi byarangira tukajya kumushyingura mu cyubahiro. Abantu batangiye kuzenguruka isanduku irimo umurambo wa papa wacu, maze ubundi bigeze ku bagore babiri bari bakurikiranye, bamugezeho bapfukama hasi batangira kumuririra cyane. Hahita haza abagabo babiri nabo bigaragara ko ari abakire, barabafata babavana aho bari bapfukamye.
nuko babajyana hanze, ndetse na Tonzi ndetse na Rena niko twariraga, ariko mama wacu we ukabona nta kintu na kimwe kimuhungabanije. Abantu bagakomeza kumubwira ngo akomeze kugira imbaraga kuko nibyo bigaragaza ko atari umunyantege nke mu buzima bwe. Nuko bya bindi byo kuzenguruka byararangiye, mu kurangira abantu babasaba bose kujya mu modoka bakerekeza muri aba Lewis Company. Mpita mbaza Tonzi aho hantu aho ariho, ambwira ko ari ubwa mbere yahumva. Tuzabaza mama ahantu hitwa aba Lewis Company, atubwira ko ibyo azabitubwira kera nitugera igihe cyo kubimenya. Mpita numva ngize amatsiko yo kugera aho hantu hafite amazina asa n'ayacu, ngira n'amatsiko yo kumenya abantu bahatuye bafite amazina y'aba Lewis. Twese twinjira natwe mu modoka, njye na mama ndetse na Tonzi na Rena, twese tugenda mu modoka itwawe na Sultanis. Agenda ari kutubwira ko tugomba kwihangana ku gihombo twagize. Tugiye kubona tubona tugeze mu mujyi hagati wa Kent, dukomeza kugenda tugana ku nyubako ndende cyane iri muri uwo mujyi. Birantangaza cyane kuko ntago nari ndayibona kandi ariho dutuye, ariko nza kwibuka ko papa na mama batigeze bemera ko twatemberera ahantu kure cyane, kuko niyo badutemberezaga batugeza ahegeranye n'iwacu ubundi tukagaruka mu rugo. Twagiye dusatira ya nyubako ndetse cyane, mu kuyigera hafi ntangira kubona amagambo yari yanditseho kuri buri etaje uko zigenda zikurikiranye. Amagambo yanditse mu buryo bw'imitako avuga ati aba Lewis Hotel, ibitaro ndetse na factory. Ngiye kubona mbona umusekirite urinda amarembo yabo arafunguye. Sultanis yinjizamo imodoka, ubundi n'izindi nyinshi zari inyuma yacu, harimo n'imwe yari itwaye umurambo wa papa, ziradukurikira zose zinjira muri aba Lewis Company. Nuko tugezemo imbere hari ikibuga kinini cyane kandi giteguye neza, turahagarara. Izindi modoka nazo zirahagarara, abantu bose bavamo. Nuko ya sanduku ya papa wacu bayivana mu modoka. Ngiye kubona mbona haje na padiri wo gusomera misa aho ngaho. Misa iraba ndetse irarangira, hahita haza umugabo imbere yacu twese wari wambaye rinete za fime, ubona ko yariye bigaragara, maze atangira atubwira ati murakoze cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muhango wo kwifatanya n'aba Lewis. Umuryango w'aba Lewis urabashimira cyane ku mwanya wanyu mwigomwe, aho mwaturutse hose, haba bavuye mu gihugu cyacu, abaturutse mu bihugu by'abaturanyi ndetse n'abaturutse i Rwotamasimbi. Ni ukuri mwakoze cyane. Nkuko mubizi aba Lewis n'umuryango ukomeye hano mu gihugu cyacu, kuva ku basekuruza babo kugera kuri Brown Lewis watabarutse bitunguranye, ndetse amateka menshi yabo mukaba muyazi. Ari nayo mpamvu byatubabaje cyane kumva ko umuyobozi w'aba Lewis Company yari isigaranye atuvuyemo nawe, akaba ari igihombo gikomeye cyane kubaza amateka ya sekuru Robert Lewis, intandaro y'iterambere ry'igihugu cyacu, akaba ari n'umurage yari yararaze abana be kuva kuri Toromeo Lewis, Nina Lewis ndetse na Monica Lewis, kugeza ku buzukuru be Brown Lewis, Moria Lewis. Toromeo yitiriye sekuruza wabo wa mbere, ndetse na Gray Lewis, bose bakaba ari abavandimwe ba Brown Lewis watabarutse. Nubwo batabashije kugera hano, ariko nabo bifatanyije natwe mu gihe gikomeye turimo cyo kunamira umuvandimwe wabo Brown Lewis. Nanjye mu izina ry'abasultani nkaba nifatanije n'isi yose mu kwibuka Brown Lewis, intwari y'aba Lewis bose aho bava bakagera, kuko niwe wacukumbuye ikivi cya papa we Toromeo Lewis nyuma y'urupfu rwe rw'indengakamere, ndetse n'abavandimwe be bakaburirwa irengero kubera kwikunda n'imitima mibi y'abatuye isi yacu. Bityo ntatinze mu magambo, ndagira ngo twese hamwe dufate akanya k'umunota umwe dutuje twunamira umuvandimwe wacu ndetse n'umuyobozi w'aba Lewis, ubundi tumushyingure mu cyubahiro mu irimbi ry'aba Lewis, ashyingurwe hamwe na sekuruza wabo Moria Lewis, Robert Lewis na bashiki be, Toromeo Lewis n'urwibutso rwa bashiki be na Monica Lewis. Brown Lewis nawe ajya hamwe nabo n'urwibutso rw'abavandimwe be Moria Lewis ndetse na Gray Lewis, bose hamwe n'ababyeyi babo b'abagore
maze tubasabire iruhuko ridashira, kuko Imana yabakunze kuturusha izanabatuza mu bugingo buhoraho iteka. Uwo mugabo yamaze kuvuga iryo jambo nacanganyikiwe, kuko nk'umwana muto wigaga mu mwaka wa 5 y'amashuri yisumbuye, amashuri abanza, ntabwo nabashaga gusobanukirwa ibyo bintu. Gusa icyo numvise yavuze cyagarutse mu matwi yanjye, ni Abarewisi ngo n'ibisekuruza byabo. Asubiramo ngo ndetse mu izina ry'abasulutani bose ngo yifatanije natwe gufata Abarewisi mu mugongo. Mpita mbihuza n'ukuntu ari papa wapfuye, ariko bakaba bavuze ayo mateka yose. Menya ko umuryango wacu byanga byakunda ushobora kuba wari ukomeye. Mu kurebana na Tonzi ahita ambaza ibyo bahoze bari kuvuga. Mubwira ko nta kintu na kimwe numvisemo. Mama tubuza kugira icyo tuvuga kindi. Duhita tunafatiraho kumubaza ibyo ari byo, n'uburyo papa baza kumushyingura ahantu nk'aho ngaho n'aho ari. Ubundi imihango irakomeza, papa wacu turamushyingura, ubundi turataha. Nubwo twari twabuze umuntu, ariko byagendanye n'ibyo kurya no kunywa. Abantu benshi batuye muri Kent ndetse n'abandi nari numvise ngo baturutse hanze y'igihugu kubera papa, bararya barananywa ubona ko babyishimiye, ariko ntazi impamvu umuntu yapfa umuntu bakishima. Nuko igihe gikomeza kugenda, kugeza ubwo iminsi yaje kwicuma tugasigara mu rugo. Noneho ko twari tumeze, havuyemo papa na Peteroni. Nuko umunsi umwe twicaye muri salo, mama tubwira ko tugomba kwimuka aho hantu. Njye na Tonzi duhita tuboneraho kumubaza ibintu twabonye igihe bari bari gushyingura papa, uburyo papa yapfa hakaza abakire benshi cyane baturutse no mu bindi bihugu, kuko yari yaratwimye umwanya, ariko no kuri iyo nshuro naho aratwihunza. Atubwira ngo tujye kuryama, ibyo dushaka kumenya tuzabimenya nitumara gukura. Uko iminsi yakomezaga kwicuma, niko mama yakundaga kuba ari kumwe na wa mugabo Sultanis, umwe wakundaga kuza kudusura mu rugo. Ndetse umunsi umwe avuye mu rugo, mama tubwira ko Rena bagiye kumujyana muri Maranatha, kikaba ari ikigo kirera abantu bafite ubumuga ubwo ari bwo bwose. Kikaba kiyoborwa na Musenyeri, kuko ari icya diyoseze ya Maranatha. N'ubundi ntacyo twari kubihinduraho, kuko yatubwiye ko bagombaga kumufasha kwiga neza, agasobanukirwa kurushaho ko yakwiga muri Moriya hataba abantu bameze nkawe. Mu gitondo kare Rena baramujyana, biratubabaza cyane, kuko ntago twari kujya twongera kumuganiriza turi guca amarenga. Uwo munsi mama yavuye kujyana Leya muri Maranatha, araza dusaba ko twese twakwitegura kwimuka muri iyo nzu, ndetse iyo nzu akaza kuyigurisha, ubundi tukajya gutura muri Abarewisi Company mu mahoteli yaho. Nakwibuka ukuntu nahabonye nkumva ndabikunze, ariko Tonzi kuko yari mukuru ntabashe kubyumva neza, kugeza ubwo yabajije mama impamvu twimutse igitaraganya. Mama akagira umujinya akamukubita urushyi, ubundi Tonzi agahita nawe yivumbura akajya mu buriri. Nuko uwo mugoroba haza amamodoka menshi cyane yo gupakira ibintu byo mu rugo ngo batwimure. Niyicariye hamwe na Tonzi mu cyumba, mama araza twicara iruhande, maze aravuga ati Tonzi, ni ukuri mbabarira ku byo nagukoreye. Byose nabitewe no kujagarara mu mutwe kubera kubura papa wanyu. Rero ngusabye imbabazi, mbabarira, ariko muze tugende tuve hano hantu, ni habi cyane, kuko hari amakuru namaze kumenya ko papa wanyu yishwe n'abantu batazi, bakaba bari kuduhiga natwe, ndetse ngo iri joro bashobora kuza kudutera. Rero byaba byiza muje tukagenda kugira ngo batadusanga hano. Mama wacu yamaze kutubwira gutyo tugira ubwoba, na Tonzi wari wivumbuye ahita ahaguruka, ubundi turasohoka, kuko ibintu byose byari byapakiwe, hasigaye matera twariho gusa. Tugeze hanze duhita twicara mu modoka, ubundi Sultanis aratwara, tugenda twerekera muri ya nzira igana ku nyubako, ndetse twari twarasomyeho ko yitwa Abarewisi Company, ariko mama twamubaza ibyayo n'uburyo yitwa izina ryacu, akanga kutubwira ngo azatubwira ari uko twakuze. Natwe twabura amahitamo bikarangira twicecekeye. Twageze muri iyo nyubako ya company, tuzamuka kuri esanseri, ubundi tugera ahantu hari inyubako nziza cyane. Abaduherekeje badutwaje n'ibintu batubwira ko iyo nyubako ari igomba guturamo umuryango wa chairman w'Abarewisi, ariko ngo Broni Lewisi akaba yari yarabyanze kuko yashakaga kwiturira hanze. Bityo nyuma y'igihe kirekire
umuryango w'Abarewisi wongeye guhabwa ikaze. Abantu barambitse ibintu byacu aho muri salo yari nziza cyane ndetse inaruta iyo twari dutuyemo mbere. Abandi bakomeza bazana ibindi. Sultanis avuga ko agiye kudushakira abakozi bo kuza kubitondeka. Mama amubwira ko yabireka tugashaka ibyumba byo kuraramo gusa, ejo bukeye akaba aribwo byose bizajya ku murongo. Nuko mama dusaba njye na Tonzi kuzenguruka iyo nzu yose, ubundi tugahitamo buri wese icyumba yumva cyamubera cyiza akazajya araramo, kandi ko kuva uwo munsi kujya ku ishuri tutazongera gutega taxi voiture nk'uko papa wacu yari yarabidutegetse, ahubwo tuzajya tugenda n'imodoka y'Abarewisi Company. Nuko twanga kugira byinshi tumubaza, ubundi twizengurukira mu nzu hose. Mbona icyumba cyiza cyo kuraramo ku buryo nzajya ntezamo akavuyo kanjye ntihagire unsagarira. Ngaruka muri salo ngira ngo ndebe niba Tonzi nawe yabonye icyumba cye, ariko mu kugera muri salo nsanga mama wacu ndetse na Sultanis bafatanye ingwatira barimo gusomana, ariko bumvise ndi kuza bahita barekurana bagira ngo sinababonye. Mpita nibaza ukuntu aribwo tukibura papa wacu, none mama wacu akaba atangiye gusomana n'undi mugabo. Mu gihe turi mu rugo ntigeze mbona mama asomana na papa na rimwe. Sinabigira impamvu nza muri salo mbwira mama ko nabonye icyumba cyanjye. Tonzi nawe araza avuga ko yakibonye. Ubundi mama na Sultanis badufasha guterura ibitanda n'amamatera, badushyirira mu byumba byacu, badusaba gusasa no gutegura neza. Ubundi tukaza kubasanga muri salo tukajya kurya muri resitora ya hoteli, tukaza kuryama kuko mu gitondo ari ishuri, kandi mama nawe akaba arazindukira muri Merine gusura Peteroni, ariko tukaba tutarajyana kubera ko tumaze igihe tutajya ku ishuri, tukazajyana ubutaha. Mama wacu yatubwiye gutyo twarababaye cyane kumva ko Peteroni tutazajyana kumusura nanone, kandi yari yaratubwiye ko nasubirayo tuzajyana. Nuko nta kundi twari kubigenza nyine, nahise njya mu cyumba cyanjye ndagitegura neza, maze ubundi nza muri salo nsanga Tonzi yiyicariye mu ntebe zo muri salo, nanjye ndaza mwicara iruhande. Dutangira kumva amajwi ya mama ndetse na Sultanis mu cyumba. Mama yari yavuze ko ari buraremo, bari guseka bigaragara ko bishimye. Tonzi we ntagira icyo abivugaho, nanjye nkagumya guceceka. Bwashize umwanya tubona barasohotse bafatanya agatoki ku kandi, nuko batubwira ko twavaho mu nyubako twari tugiye guturamo tukajya kurya. Turafunga hose ubundi tugenda tugana ahari hoteli. Twinjira muri resitora yaho, ubundi buri wese asaba ibyo ashaka barabimuha. Tubona batanatwishyuje ubundi turasohoka. Njye na Tonzi tugenda tutavuga, nkayoberwa impamvu Tonzi atari kuvuga, ariko njye impamvu nuko natekerezaga kuri papa wanjye ndetse na Peteroni musaza wanjye nakundaga, ndetse na Rena twakurikiranaga, bityo nkaba nari mpugiye mu kwibuka ukuntu twabanaga. Nakomeje kubitekereza ari nako tugana aho twari twimukiye, ariko nanone nkabona mama na Sultanis bari gukomeza kujyana nk'aho Sultanis agarutse mu rugo. Mbaza Tonzi niba Sultanis tugiye kujya tubana, ambwira ko ntabyo azi, kandi kuva uwo munsi nta kintu azongera kubaza mama, kuko urushyi yamukubise ntabwo ashaka kongera kurukubitwa. Mubaza niba mama yamurakariye, Tonzi ambwira ko kuva yavuka aribwo yari akubiswe, kandi mama akimara kumukubita yamubonyemo isura nk'iy'inyamaswa, bityo nta kintu na kimwe azongera kumubaza. Tonzi nahise mubwira ko mama yamusobanuriye impamvu yamukubise. Tonzi ansubiza ko ari urwitwazo, kuko bitewe n'ibyo ari kubona mama wacu arimo bishobora kuba bitameze nk'uko turi kubitekereza. Tonzi nakomeje kumwinginga ngo abarire mama wacu, ariko aranga bibamba, kuko mu kugera mu rugo nzi ko Sultanis aherekeje mama gusa akatugeza mu rugo, ubundi akongera akagenda. Twarafunguye twinjira mu nzu ndetse turafunga. Mbona Sultanis nawe akomeje aza mu nzu, nuko atwifuriza ijoro ryiza kuko twari tugiye kuryama. Tonzi nta kintu avuze ahita yinjira mu cyumba cye. Nanjye ngiye kwinjira mbona mama azimije itara ryo muri salo, yinjirana mu cyumba yari agiye kuraramo na Sultanis, ndetse bashyiramo n'urufunguzo. Mpita mbona ko Sultanis agiye kuba umugabo wa mama akatubera papa.
kuko umuntu wenyine wigeze kurarana na mama mu buriri bumwe ni papa wacu. None mama yarabonye papa atakiriho ahita amusimbuza Sultanis. Nanjye sinabitindaho kuko nabonye ko Tonzi ashobora kuba ari mukuri. Ninjira mu cyumba cyanjye ndaryama. Ngeze mu buriri ntangira kwibuka ukuntu umunsi wagenze. Nibuka ukuntu mama wacu yabaye inshuti na Sultanis akajya amuzana mu rugo, none bikaba birangiye bagiye kujya bararana mu buriri. Nibuka ukuntu mu mezi ashize nibaniraga na papa ndetse na Petroni gasaza kanjye, ndetse na Rena twicira amarenga nk'udukino, ariko tukaba ntabyo tukibona. Ibyo bitekerezo biza kuntwara ndasinzira. Nza gukanguka mu gitondo bari kutubyutsa ngo tujye ku ishuri. Mu gufungura ndebye wari kumbyutsa ngo njye ku ishuri nsanga ni Sultanis. Habuze gato ngo nseke kuko buri uko namubonaga nibukaga izina Sultanis, ariko nza kwihagararaho kuko Tonzi niwe wamfashaga. Mu gihe ndi muri ibyo nkenyeye akayesuwime ngo njye gukaraba, mbona Tonzi asohotse mu cyumba cye yambaye imyenda yo muri Moriya Academic School. Avaho atanavuze kandi mama ari muri salo. Mama yaramukurikiye ngo amuvugishe, ariko Tonzi ndabibona ko amwimye umwanya, bigaragara ko akimurakariye. Mpita mbona ko nshobora kuba nakererewe kuko Tonzi we yari yiteguye kare. Mpita nkubitaho urugi nshyiramo n'urufunguzo ngo Sultanis ataza kunyinjirana. Ubundi njya muri dushe yari aho mu cyumba. Ndangije kwiyuhagira nambara imyenda y'ishuri, mfata amakayi yishyira mu gikapu, ubundi ndasohoka. Mu kugera muri salo mbwira mama ko yampa amafaranga nkajya gutega. Anyibutsa ko yambwiye ko tuzajya tugenda n'imodoka y'Abarewis, none hanze ikaba integereje. Mpita mvaho muri salo ngenda njya muri esanseri. Ngeze hasi hari parikingi mbona imodoka yanditseho ngo Abarewis Company. Mu kwitegereza neza mbona harimo umwana w'umunyeshuri kuko yari yambaye imyenda yo muri Moriya. Mpita menya ko ari ishobora kubitwara abana batuye muri iyo company biga muri Moriya. Ngenda nyisanga, hahita hasohokamo umusore muto muto wari wicaye imbere kuri vola, amfungurira umuryango ngo ninjiremo. Mu kugeramo nsanga harimo Tonzi, kumbe niwe wari wicayemo antegereje. Nkimara kwicara imodoka yahise itangira. Noneho numva ningera ku ishuri muri iyo modoka nziza itari taxi voiture, ndahita ntangira kwirata ku bandi bana twigana, cyane cyane Jovia wo kwa Maritina, hamwe umukozi wacu Marita mama yamujyanye ngo ajye gukorayo kuko yari yaranyiciyeho, ahubwo akikundira Petroni kuko niwe bisanzuranagaho cyane. Ariko ibyo ntibimbabaze na gatoya kuko Petroni yari musaza wanjye. Ubwo twageze ku ishuri abana benshi mbona baje bahurura begera imodoka. Mu gutungurwa babona nitwe tuyisohotsemo kubera ko nari mfite inshuti nyinshi cyane muri Moriya. Baza banyambira cyane. Turangije mbabwira inkuru z'ukuntu dusigaye dutuye mu nyubako nziza yo muri Abarewis Company. Umwana umwe w'umuhungu twiganaga witwa Donaldo ahita avuga ati ubundi se kuki mutari mwaragiye kuhatura mbere papa wanyu atarapfa? Yari yarabyangiye iki? Donaldo mpita mubwira nti kubera iki se uvuze gutyo nkaho twagombaga kuhatura? Donaldo ahita ansubiza ati none se si company yanyu? Abantu bagira company bakajya gutura ahandi hatari muri company. Mpita mvuga nti ngo ni company yacu? Ushatse kuvuga ko se hariya hantu ngo Abarewis Company ni company yacu? Donaldo namubajije gutyo hamwe n'abandi bana bose mbona baratunguwe. Bambaza niba ntazi akazi papa wanjye yakoraga atarapfa. Mubwira ko mbizi kuko yari umucuruzi ukora muri Kent mu mujyi. Baranseka cyane bambwira ko batubeshye kuko Abarewis ni uruganda rw'Abarewis nyine. Batangira kunsobanurira ukuntu nitwa Diva Lewis, papa wanjye akitwa Brony Lewis, mukuru wanjye akitwa Tonzi Lewis, noneho na mama wanjye akitwa Sorina Lewis, ndetse na mushiki wacu Mutore na Lewis, ndetse n'undi mwana wese uzavuka iwacu akaba yitwa Lewis. Bityo nyine Abarewis ikaba ari company y'abantu bitwa ba Lewis, kandi abo bantu akaba ari twebwe. Bahita bambaza impamvu batatubwiye iwacu, nanjye mbyibazaho biranyobera. Ubwo tukiri muri ibyo bahise bahonda ku cyuma ngo tujye mu mashuri.
mbanza kureka abo bana bose ngo mbanze njye mu wa mbere kureba Jovia muratire ko nubwo yanze kuba inshuti nanjye akikundira Peteroni, ariko noneho ngiye kujya nza mu modoka nziza cyane itari taxi voiture. Mu kugera aho bigira bambwira ko Jovia adaherutse kuza kwiga, ngo ko bumvise ngo mama we yarasaze, none Jovia yabuze uko aza kwiga. Birambabaza cyane, mpita niha gahunda ko ndagera mu rugo nkabwira mama akanjyana kwa Maritina gusura Jovia, ndetse nkanamubaza impamvu batubwiraga ko bacuruza kandi bafite inzu ingana kuriya twabagamo. Mpita nanjye njya mu ishuri, amasomo arakomeza, ndetse nari n'inshuti cyane ya Donaldo, umwana wari waranyiyemeyeho tukigera ku ishuri, aza mu modoka nziza cyane, njye nkaza muri taxi voiture, ariko nanjye nkamurusha ubwenge, nkaba uwa mbere akaba uwa kabiri. Nuko umunsi umwe tukarwana bakatujyana mu biro bya diregiteri. Diregiteri adutegeka kuba inshuti ngo kuko ari byo bizatuma twese tujya tuba aba mbere. Ubundi njye na Donaldo duhitamo kwibera inshuti gutyo. Ariko umunsi umwe ubwo nari ndi gutambuka ku biro bya diregiteri, namusanze hanze turi mu kavuyo k'abandi bana twigana, ari kuvugana n'umwarimu watwigishaga, amubwira ngo njye na Donaldo azaduha amanota angana kugira ngo tubone ko ibyo yatubwiye ari byo koko. Amanota y'icyo gihembwe asohotse nsanga nabaye uwa mbere ku manota 89, na Donaldo yabaye uwa mbere ku manota 89, ariko bakurikije inyuguti zitangira amazina yacu, mba uwa mbere rukumbi kuko nari Diva Lewis, naho Donaldo I ikabiza imbere ya O. Ariko twese tuza kwishima cyane, ubushuti bukomereza aho ngaho. Uwo munsi twaratashye njye na Tonzi kuko wa musore wari waje dutwaye twasohotse mu ishuri dusanga dutegereje ku marembo ya Moriya. Twinjira mu modoka tugera muri aba Lewis Company, ubundi tuzamuka tugana muri ya nyubako twimukiyemo ejo. Kugera muri salo dusanga mama yicayemo ari kuri telefone, ndetse twumva avuga ngo nanjye ndagukunda. Nuko mu kwinjira Tonzi ahita ajya mu cyumba cye, njye mbanza gusuhuza mama, ubundi mwicara iruhande, ambaza uko amasomo yagenze. Mubwira ko bimeze neza, ariko Tonzi akimurakariye kubera urushyi yamukubise. Nuko ansaba ko najya kubwira Tonzi akaza muri salo bakaganira. Mama mbanza kumubaza amakuru ya Peteroni, ambwira ko ari mabi cyane kuko Peteroni ngo ba bantu yatubwiraga bari kuduhiga, tukaba twimutse ari bo duhunze nawe baramwishe. Noneho ariko umurambo we ukaba waraburiwe irengero. Rero akaba ari byo ashaka kutuganirizaho kugira ngo tumenye uburyo bwo kwitwara, kandi ko yifuza no kutubwira kuri Sultanisi tumaze igihe tubona ari mu muryango wacu tutazi impamvu. Bityo mpamagare Tonzi aze muri salo. Nese njya mu cyumba cyanjye nshyira igikapu hasi, nkuramo imyenda y'ishuri nambara iyo kuba ndi mu rugo. Mvuyemo mpita njya mu cyumba cya Tonzi, ngiye kwinjira nsanga yavuniyemo urufunguzo. Mpita muhamagara mubwira ko ari njyewe. Aramfungurira, mpita mufata ukuboko ndamukurura, muzana muri salo ariko atabishaka. Abonye nta kundi kandi mama yari yamubonye, ahitamo kuza kwicara. Nuko amaze kwicara mama wacu atangira kutubwira ati, bana banjye Tonzi nawe Diva, ndabizi muri bato cyane ariko ibintu biri kutubaho muri iyi minsi bikaba bidukura imitima, ndetse bikaba biri gutuma umutekano wacu uhungabana. Bityo kubw'iyo mpamvu nkaba nifuje mbere na mbere kubasabira imbabazi hamwe ku byo naba narabakoreye byose. Ariko nanone hari ikintu gikomeye cyane nshaka kubabwira. Kuva kuri iyi nshuro mugasobanukirwa neza kugira ngo muve mu rujijo, kandi uko mukura muzakomeze kukigenderaho mu buzima bwanyu. Bityo muntege amatwi mbabwire. Ubundi wacu twavutse mu muryango ukenye cyane, ndetse njye na murumuna wanjye tujya kumenya ubwenge. Ubwo njye nari mfite imyaka 10, murumuna wanjye yari afite imyaka 6, ndetse dusanga tubana na mama wacu gusa. Nawe wari ufite uburwayi bumusaba guhora aryamye ku buriri. Uretse n'ibyo kandi tukaba twari turi mu gihugu kitari icyacu kuko twari dutuye muri Masofa. Ku myaka yanjye 10 nkajya njya guhingira abantu mu mirima yabo kuko habaye abahinzi cyane, kugira ngo bampe ibijumba ndetse n'ibishyimbo byo kugaburira murumuna wanjye utaruzi no gufata isuka, kuko buri gihe niwe wahoraga ari kumwe na mama amurwaje.
mu bushobozi bwacu twari dufite, naba nagiye ntihagire icyo nzana mama wanjye ndetse na murumuna wanjye bakaburara, wakubitiraho n'inzara birirwanye bikaba bibi cyane. Twakomeje kwiberaho muri ubwo buzima kubera ubuzima bwari bwaratubonye kuva kera ariko tutazi impamvu. Natangiye kujya njya guhinga ubwo nari mfite imyaka 8, ndetse ku myaka 10 nari nzi guhinga ku buryo abantu bampaga ibiraka bizeye ko ndabahingira imirima yabo neza, ariko kubera ko abantu buzuye ubugugu bakampa utujumba tw'intica ntikize, nuko dukomeza kubaho gutyo. Ariko mama igihe kimwe tuza kumubaza impamvu tubayeho gutyo, tukaba twaranakuze nta papa tugira. Mama aratubwira ati bana banjye Sorina nawe Sofiya, ntimubone gutyo ubuzima bwaratubonye mugira ngo kera twari tubayeho, kuko kera njye nari umukire kandi mfite n'amafaranga. Nuko rero nza guhura na papa wanyu turakundana ndetse tuza kubana, ajya kuntuza ahantu heza cyane ku buryo mu gace twari dutuyemo twari mu bakire ba mbere. Aribwo naje kukubyara mwana wanjye bikaba ibirori, ariko amafaranga n'imitungo byinshi twari dufite byari byo naciye kera. Umugabo wanjye ari we papa wanyu nubwo twakundanaga ariko nta kintu yari afite. Nuko muri ibyo byishimo byo kwibaruka imfura, umugabo wanjye ampa igihembo cyo kujya kuntembereza mu gihugu cy'abaturanyi cya Metrobet, ndetse tunarara muri hoteli ikomeye cyane yo muri icyo gihugu. Tumaramo icyumweru turi kurya ubuzima, ndetse anansezeranya ko igihe kimwe azanjyana mu gihugu cyacu ku ivuko muri Kentrone. Ndabimushimira cyane. Nyuma y'icyumweru twagarutse muri Masofa dukomeza ubuzima. Umwana Sorina turamurera agira imyaka 4, twongera kubyara undi tumwita Sofiya. Ubundi dutangira urundi rugendo rushya rw'umuryango wiyongereyeho, ariko biza kurangira umugabo wanjye urukundo yankundaga rutangiye kujya rugabanuka, kugeza ubwo buri mugoroba yakundaga gutaha yasinze, ndetse ntatinye gutahana abandi bagore mu rugo. Umwaka ushize Sofiya avutse nibwo umugabo yatangiye kugurisha imitungo yose yacu, kuko twari twarihurije imitungo hamwe yose irashira. Ubundi ahita ntaragenda, ubuzima bukakaye mbutangira gutyo. Ndera abana banjye mu buzima bugoye, kugeza ubwo umubiri wanjye watangiye kujya ucika intege ntazi impamvu. Nyuma nza kujya kwa muganga, bambwira ko nanduye agakoko gatera sida, ndetse nkaba nkamaranye igihe kinini cyane, ndetse aho nagakuye kakaba kari gafite ubukana, ku buryo iyo ndenzaho igihe ntarajya kwa muganga nari hafi yo gupfa. Bakaba bafite n'ubwoba ko imiti bagiye kumpa nubwo yagabanya ubukana ariko ushobora kuzangira ikimuga ubuzima bwanjye bwose, kubera ko ako gakoko kari uruvange ruturutse ahantu henshi. Mpita menya ko abagore benshi umugabo wanjye yakundaga kuryamana nabo bagiye banduye izo ndwara, none akaba arizo zingeraho nanjye. Ubwo abaganga bamaze kumbwira gutyo ntaha mu rugo, n'umurundo w'imiti myinshi cyane utabara ntangira kunywa mu ibanga. Nyuma ubushobozi nari nsigaranye buza kunshirana, aribwo twavuye mu nzu twari dutuyemo njya gushaka akazu k'amafaranga make cyane mu cyaro. Tukabamo imyaka 2 gusa nako bakatwirukanamo, kugeza ubwo twafashe iri hema turishyira muri iyi mirima akaba ariho tuza kwibera. None rero bana banjye Sorina nawe Sofiya, ntimugire ngo nuko bahisha papa wanyu, ubuzima bwacu nuko bwagenze. None nanjye ubu ndi kurwana n'ubuzima muri ubu buryo. Bityo Sorina mwana wanjye, uzakora ibishoboka byose niyo naba ntakiriho, uzite kuri murumuna wawe Sofiya, kuko ubuzima bwe ubu ni wowe ubugenga. Kandi mbasabye imbabazi bana banjye kuba naragiye guhitamo umugabo wo kubabera papa wanyu, ngahitamo uriya akaba atarababereye umubyeyi mwiza, kuko nshidikanya ko aho ari ubu ngubu arimo kubatekerezaho. Bityo mwana wanjye Sorina, ugomba kwihanganira imibabaro y'isi, ugasenga Imana cyane kugira ngo igufashe, maze natwe tubashe kubaho binyuze kuri wowe. Bana banjye Tonzi nawe Diva, mama wacu yamaze kutubwira gutyo ndabyumva, ariko Sofiya we yari akiri mutoya ntago yigeze asobanukirwa. Nuko mubwira ko nzajya nkora uko nshoboye kose
ariko igihe nabuze abantu bo kujya guhingira nyine ubwo tuzajya twihangana. Twakomeje kubaho muri ubwo buzima kugeza ubwo nagize imyaka 15, naramaze gukamirika ubuzima bw'icyaro neza, ndetse ndi umuhinzi mwiza cyane ku buryo aho nanajyanaga isuka ngiye guhinga bampaga akazi imbere y'abandi bantu bose harimo n'abagabo. Ibyo bigatuma uburyo nzi guhinga abantu bose bankunda. Hari umugabo w'umubwirizabutumwa wari ufite imirima myinshi, tugakunda kujya kumuhingira hamwe n'abandi bagabo, ariko uwo mugabo akaba atajya aza kureba abakozi uko bari gukora. Nuko umunsi umwe aza kuza turimo guhinga, abona umukobwa ndi guhinga kurusha n'abagabo, ansaba ko twajyana mu rugo iwe, nkamubwira impamvu nahisemo guhinga kandi ndi agakobwa gato kandi keza. Mubwira amateka make yanjye n'umuryango wanjye, ahitamo kumpa akazi ko mu rugo aho ngaho nkamubera umukozi wo mu rugo. Ndabyishimira cyane, ariko mbanza kumusaba uruhushya ngo njye kureba mama na murumuna wanjye Sophia mbabwire uko bimeze. Uwo mugabo w'umubwirizabutumwa ampa n'amafaranga yo kuba mbashyiriye, ambwira ko azayakata ku yo yagombaga kumpa ukwezi kurangiye. Nuko ndayafata njya mu rugo byihuse, mbabwira uko bimeze, barishima cyane, ndetse mama wanjye mubwira ko nzanamuvuza kugeza igihe azakirira. Ambwira ko iyo ndwara idakira, mubwira ko nzakora uko nshoboye. Maze ubundi ngaruka mu rugo ku muvugabutumwa wari ufite umugore ndetse n'umuhungu w'umusore wabo babyaye. Ntangira gukora akazi kanjye bisanzwe, nkajya mbyuka ngakoropa inzu, ngateka icyayi, ngakora n'amasuku. Ubundi saa sita ngashaka ibyo kurya nkabagaburira, na nimugoroba iminsi ikagenda gutyo, kuko uwo mugabo yabyukaga ajya mu kazi n'umugore we. Uwo musore we yari umunyeshuri, yararangije kwiga segonderi, tukajya tugumana mu rugo bisanzwe. Umunsi umwe narabyutse nk'uko byari bisanzwe, ubundi nkora ibyo ngomba gukora kugeza ubwo wa mugabo n'umugore bagiye. Nicaye muri salo mbona wa musore wabo arabyutse ansanga muri salo. Mu kunyicara iruhande ambaza uko nitwa, mubwira ko nitwa Sorina. Ambwira ko mfite akazina keza, mfite n'akajwi keza, ko burya yari yarahombye kuba yaza kunganiriza. Nanjye mubwira ko akoze cyane kuko irungu ryabaga ryanyishe. Kuva uwo munsi twibera inshuti bisanzwe, ariko nkajya mbona akabya cyane kuko hari n'ubwo yansangaga mu cyumba cyanjye, kugeza ubwo umunsi umwe yaje mu cyumba cyanjye akavamo turangije gukinisha imbunda na paradizo ndetse twabihuje. Nuko hashize ukwezi nza kumenya ko yanteye inda. Umusore ambwira ko ntagomba kubibwira papa we, mpita mubaza uko nzabigenza inda nikura. Ansubiza ko ntagomba kumushyira muri ibyo bintu. Uko iminsi yakomezaga kwicuma n'amezi akagenda, niko inda yakomezaga gukura, noneho wa muhungu atanakinyikoza. Nuko mu kumubwira ko akeneye kumfasha, ambwira ko nta hantu ahuriye nanjye. Mpitamo kubibwira ababyeyi be, maze ubundi mbabwira ko ibyo bintu bitabaho kuko nta mwanya w'ubuvugabutumwa, nta mwana w'umuvugabutumwa ujya utera inda. Bahita bananyirukana ngo nzajye kubivugira ahandi. Mu gutaha ngeze mu rugo mbabwira ko ku kazi banyirukanye, ariko mbahisha ko ntwite. Mama agahinda karamwica abura uko yifata. Nanjye nkomeza kubona n'indamuka ngumye aho ngaho twese tuzapfa. Mpitamo gufata amafaranga yose nari mfite, nkuramo itike ngeza mu murwa mukuru, andi yose ndayabasigira ngo babeho. Mbabwira ko ngiye gushakira ahandi, ubundi mbasezeraho n'inda nari ntwite ndagenda. Nateze imodoka ngera mu murwa mukuru, ubundi ntangira kuzerera nshaka icyo nakora, ariko ndakibura. Ku munsi ukurikiyeho nibwo nagendagenze hose, nza kugera ahantu bari kubaka inyubako ya etaje. Nsaba akazi kubw'amahirwe bampa akazi ko gukora ikiyede. Ntangira kugikora gutyo ntwite, kugeza ubwo amezi yagiye yisuka ntwite. Amafaranga mbonye nkajya mu rugo nkabacunga bari mu ihema ryabo, ubundi nkayashyiramo nkongera nkagenda, kuko ntabwo nashakaga ko bamenya ko ntwite. Ndetse mu mafaranga nari narahembwe bwa mbere nari narashatsemo akazi ko kubamo k'ibihumbi 9, ntangira kwiberaho gutyo. Igihe cyaje kugera indigira amezi 9, kubw'amahirwe ya Nyagasani nza kubyarira mu rugo nta muntu ubizi. Muri ako kababaro byose ndabyifasha, ndetse umwana wanjye ntangira kumurera mu dufaranga nari mfite nari narakoreye, kugeza ubwo naje guterana
mbona nta yandi mahitamo mfite uretse kugenda ngakomeza akazi k'ubuyede, ariko mpetse n'umwana wanjye nari ntarabonera izina nzamuha. Nagize amahirwe akazi ndagakomeza, bakajya bampemba amafaranga nyajyana mu rugo, andi nkishyura akazi nabagamo ndetse nkanahaha ngo ntazicwa n'inzara umwana wanjye akabura icyo yonka. Umwana wanjye amaze kugira imyaka 2 gusa, uko bisanzwe nafashe amafaranga ngo nshyire mama wanjye ndetse na murumuna wanjye Sofia bakomeze barebe uko babaho, ariko mu kugera hari ihema twabagamo nsanga bararimanuye ndetse hahinze n'imyaka irimo kumera. Ntangira kubashakisha ariko ndababura, kugeza ubwo nabajije n'abahinzi twahinganaga kera, ariko bakambwira ko batazi aho baba. Nyuma y'uko nyiri umurima yashakaga guhingamo imyaka, nyuma rero y'iminsi ine ndi gushaka mama na murumuna wanjye Sofia nkababura, nibwo nafashe gahunda yo gufata utwanjye twose nkigira mu gihugu cyo ku ivuko ry'ababyeyi banjye, kuko mama yari yaravuze ko bavuka muri Kentrone. Mu cyakare nzinduka nshaka imodoka, bisi ituruka mu murwa mukuru igaca mu nkengero z'igihugu cya Metrobet, ubundi ikagera muri Kentrone, kubera ko Metrobet niyo iri hagati y'ibyo bihugu byose. Nuko urugendo rutangira gutyo, Masofa nza kuyivamo mfata Metrobet, nambuka umugezi wa Yorodani, ubundi nkomeza imihanda igana mu cyaro. Bisi irangiza muri Herade, ngafata ubwato butoya bukanyambutsa bungeza mu gihugu cyacu. Bisi yacu yageze mu gihugu cya Metrobet, irahagarara abagenzi ngo babanze bavemo bashaka icyo kurya ahantu mu cyaro cy'intara ya Bisi, ndetse bakaba bakunda no guhinga cyane. Mu gutembera ari nako ndi kurembera umwana wanjye, nza kwiyicarira mu muhanda. Mu kureba neza mbona haje imodoka irimo kwiruka cyane ku muvuduko mwinshi, imbere yayo hari n'igikamyo kinini bigiye kugongana. Ako kamodoka gato gahita gakatira mu mirima y'amasaka yari hafi mu buryo bwo guhunga icyo gikamyo. Ku bw'amahirwe igikamyo kinyuraho habura gato ngo kiyigonge. Mu kureba ya modoka mbona hasohotsemo umusore munini ufite ibigango, bigaragara ko avuka muri icyo gihugu twarimo cya Metrobet, kuko abantu baho baba ari banini. Ahita afungura umuryango w'inyuma asohoramo umukobwa nawe bari mu kigero kimwe. Mu kureba mbona basohoyemo n'akana k'agakobwa n'akandi k'agahungu, ariko agahungu kari kuva amaraso mu kaguru. Abantu nabo batuye muri ako gace batangira kuza kureba. Wa mugabo ahita babaza nyiri imyaka bangirije, ariko habura uvuga. Nuko havayo umukecuru ababwira ko ari we nyiri iyo myaka. Wa musore ahita akuramo sheke mu mufuka yandikaho amafaranga, ayamuha mu buryo bwo kumuriha imyaka ye yangirije. Umukecuru nawe arayanga. Mbabazwa cyane n'ukuntu umuntu yahabwa amahirwe yo guhabwa amafaranga akayanga, mu gihe njye ubuzima bwanjye bwose nahize amafaranga ngo nzabeho neza n'umuryango wanjye, ariko nkayabura. Nkiri muri ibyo bitekerezo, bisi twarimo ivuza ihoni batubwira ko tugiye gukomeza urugendo, ubundi tukagera mu mujyi wa Herade wari muri iyo ntara ya Bisi, ubundi tukavamo. Mfata umwana wanjye mureba mu maso, nibuka ko ntaramuha izina, ubundi mpita mpaguruka ndi kubitekerezaho. Njya kwinjira mu modoka, imodoka iratangira. Hashize nk'iminota 5 iri kugenda, mfata umwanzuro w'uko ntagomba kujya mu gihugu cyacu umwana wanjye adafite izina. Mpita muhitiramo izina ryoroshye namuha, ubundi mpita mwita Tonzi. Namaze kwita umwana wanjye Tonzi, numva ni akazina keza muhaye. Mpita mureba mu maso, muteruye mu biganza, ntangira kumumwenyurira. Ku myaka yanjye 17 abantu batangira kunyishimira, bavuga uburyo ndi muto nabyaye akana keza nkaba nzi no kucyitaho, kuko kuva Tonzi yavuka nakoze uko nshoboye kose ntiyahura n'ikibazo na kimwe, kuko namuguriraga imyenda ndetse n'amavuta yo kumusiga agakomeza gusa neza. Nuko urugendo rwacu tururakomeza kugeza ubwo twageze mu mujyi wa Herade hafi n'ikiyaga. Ubundi mva muri bisi n'igikapu cyanjye ndetse n'ivarisi nari naraguze, ngenda mbikurura Tonzi nawe ari mu mugongo. Ambera n'umwana mwiza ntiyarera, ngenda ngana ku kiyaga. Mbaza ubwato bwerekeza muri Kentrone, aho buri barabundangira. Bambwira ko biramfata amasaha 6 kugira ngo mpagere.
mbabajije isaha turiho bambwira ko turi saa 8. mpita menya ko kuva muri Masofa kugera aho ngaho twahakoresheje amasaha 8 yose, kuko navuye muri Masofa saa 12 za mu gitondo. Mu kubara amasaha nza gusanga ndagera ku nkengero z'aho ubwato bunsiga saa 2 za nijoro. Nibaza uko ndabigenza ningerayo bwije cyane, ariko ngabanya ibitekerezo mvuga ko icyambere ari uko mbanza kugerayo ibindi bikaza nyuma. Bamaze kunyemerera kwinjira mu bwato, hashize iminota mike buhita butangira, no kubera umunaniro ngenda nsinzira. Nongera gukanguka mbona turi mu kiyaga hagati, ku buryo urengeje amaso hakurya nta kindi ubona uretse imisozi yo mu mazi ndetse n'amazi gusa, kandi turi no mu masaha yo ku mugoroba. Urugendo rurakomeza kugeza ubwo bwaje kwira. Saa 2 zigera tugeze ku nkengero, ubundi mpeka umwana wanjye Tonzi ibikapu mbivana mu bwato. Ku bw'amahirwe nsanga ku nkengero haba hari n'utumodoka dutegereje gutwara abantu tw'udutaxi voiture. Ubundi negera umushoferi umwe nari ndi kubona kuko bwari bwije ku buryo utamubona isura, kandi aho amatara yaho yari kure. Ambaza ahantu ndi bwerekeze, mubwira ko ntaho nzi, ahubwo ashatse yandangira ahantu nabona akazu k'amafaranga makeya. Ambwira ko agiye kuntwara mu murwa mukuru wa Kent, kuko niho azi cyane ku buryo yahandangira inzu. Mubaza igihe biri bufate kugira ngo tuhagere. Ambwira ko kuva aho muri icyo cyaro cya Santa turagenda intara yose ya Turiya, tukaza kugera mu mujyi wa Merine, tugakomeza urugendo tugana mu murwa mukuru. Mubaza niba atangeza muri uwo mujyi wa Merine. Ambwira ko atazi aho yandangira inzu, ariko ambwira ko niba ari ikibazo cy'amasaha simpangayike, kuko arakoresha uko ashoboye amasaha 3 tube tuhageze, kuko azi inzira z'ubusamo tugomba gucamo. Kuko nahise ninjira mu modoka iratangira. Amasaha 3 ashira mbona turi mu mujyi mwiza cyane, unaruta uwo nari ndimo i Masofa. Ambwira ko twageze muri Kent, ariko tugiye kujya ahantu haba amazu ya makeya, akaba ariho dushaka inzu. Ndamwemerera, ubundi dufata urundi rugendo rw'iminota 15. Tugera ahantu hari amazu bigaragara ko atuwemo na rubanda rugufi. Ageze ku gipangu kimwe avuza ihoni, haza umukobwa arafungura. Wa mushoferi yinjizamo imodoka, mu kugeramo araparika, ahita afungura ikirahure cy'imodoka maze aravuga ati, Maritina, ese hano yanzira cyaha, ariko narinzanye umukiriya. Hahise haza umukobwa muto muto ateruye umwana mu ntoki, ahita avuga ati, boss yavuze ko ashaka umuntu umwe gusa atari umuryango. Umukiriya uzanye ameze gute? Umushoferi ahita amubwira ko ndi umukobwa muto n'umwana w'uruhinja. Uwo mukobwa ahita avuga ngo birashoboka. Bavugana amafaranga numva ndayafite. Uwo mushoferi ambwira gusohoka mu modoka akajya kunyereka inzu. Ambaza niba ndabona ibyo kuraraho. Mubwira ko icy'ingenzi ari ukubona aho mba gusa, ko imyenda ipakiye mu ivarisi turayiraraho njye n'umwana wanjye. Nuko ntiyabitindaho, ambwira ko nta kibazo. Ahita njyana muri iyo nzu bashakaga kunyereka. Ngezemo nsangana inzu y'icyumba kimwe gusa, chambrette. Mpita mpereza amafaranga uwo mukobwa nagombaga kwishyura, nawe akazayaha boss we nyiramazu. Mfata ndi nyahereza wa mushoferi, ambwira ko atari ngombwa ko namwishyura, tuzabivugana ejo nagaruka kureba uko meze niba nanashimwe. Nibaza kuri uwo mushoferi ungiriye impuhwe muri ubwo buryo, numva birandenze. Ubundi ansezeraho ambwira ko yitahiye. Nuko ntangira gufungura igikapu ngo nkoremo imyenda njye na Tonzi turararaho. Ngiye kubona mbona wa mukobwa bavugaga ko yitwa Maritina arinjiye. Arambwira ati, rero urisanga muri iki gipangu. Nyiracyo ni umukire, ariko ni njye yagiriye icyizere cyo kuba najya mwishyuriza ubundi nkayamuha. Ndamubwira nti, murakoze cyane, nanjye nitwa Sorina, mvuye mu gihugu cya Masofa, nkaba naburiye y'umuryango wanjye, ariko nkaba nje nahangaha kuko ariho ku ivuko ry'ababyeyi banjye. Nje kubashakisha ndebe ko ariho baba baragarutse. Maritina ahita bati, no kwihangana nta kundi byagenda. None se kurimo kurambura imyenda niyo urararaho? Ndamusubiza nti, yego niyo tugiye kuraraho njye n'umwana wanjye, kandi nta kibazo turagira. Maritina ahita bati, none se ubusanzwe inaha muri Kent uraba uri kuhakorera iki?
Ndamusubiza nti nta kazi mfite, nyine ubwo nzatangira kugashaka nimara kubona umuryango wanjye cyangwa wenda nkanawubura. Ahita ambwira ati yo nta kibazo, subiza imyenda yawe mu gikapu, ngutize matera ntakoresha nta kibazo uzayinsubiza nubona aho kurara nawe. Uwo mukobwa Martine nabonaga turi mu kigero kimwe yahise asohoka. Mu kanya gatoya aza ateruye akamatera ku buryo kari gakwiriye muri icyo cyumba tugiye kuraramo. Ambwira gusasaho amashuka nari mfite, nuko ahita asohoka mu kandi kanya abagarutse afite ibiryo. Mpita mbona ko burya ntagomba kwibaza ku mutima mwiza wa mushoferi, ahubwo banza abantu bose bo mu gihugu cya Kentrone bagira umutima mwiza. Nuko ndamushimira ambwira ko agiye kuryamisha umwana we yari ateruye mu ntoki, nawe akaryama. Ambwira ko mfunga neza nimara kurya iyo sahani nyirekera aho ngaho aza kuyifata mu gitondo. Namushimiye umutima mwiza w'ubundi aragenda. Nanjye nsigara nicaye ku buriri nibaza ku bintu bimbayeho muri uwo munsi, maze ndarya ndetse ndahaga. Nshimira Imana ko urugendo rwanjye rwagenze neza. Umwana wanjye Tonzi nawe ahita akanguka kuko yari yasinziriye. Itamuha ibere n'akanyamuneza kenshi kuko nari maze guhaga. Icyo gipangu natangiye kukibamo gutyo, ariko nkarya ku mafaranga yanjye make nari nasaguje nyuma yo kuhagera. Ndetse wa mushoferi aza kuza ambwira ko ntamwishyura ahubwo twakwibera inshuti. Ndabyemera ariko ntazi impamvu yabyo. Nuko Martine nawe twibanira neza, ambwira ko nimara kumenyera azandangira akazi, kubera ko muri Kenti akazi buri wese ugashaka atajya akabura. Nuko ndamushimira mubwira ko nzamwitura, ndetse ubucuti bwacu butangirira aho ngaho. Namaze ukwezi kose nibanira na Martina nk'abavandimwe cyane, ndetse abana bacu Tonzi ndetse na Jovia baramenyerana, bakajya birirwa bakinira mu mbuga y'icyo gipangu. Biza kugera n'ubwo njye na Martina dutangira gutekera hamwe tukanasangira, ariko ntaramenya ikintu Martina akora kugira ngo abone amafaranga, kuko iyo yabaga yahashye twashyize hamwe yahahaga ibintu bihenze cyane nkabona yo nashyizeho atari na kimwe cya 10, ariko akambwira ko ntagomba kubyibazaho cyane. Umunsi umwe njye na Martina twari twicaye, ambwira ko ashaka ko tuganira, ndabimwemerera. Martina ahita avuga turabona ko uyu mujyi umaze kuwumenyera, ariko nawe urabizi ko kubaho ari ugushakisha kugira ngo ubone uko ubaho. Rero ndashaka kukurangira akazi ku buryo wakwibeshaho. Ndamusubiza nti ni ukuri ndagushimiye cyane ukuntu wanyitayeho kuva nagera hano, na n'uyu munsi ukaba ukinyitayeho. Rero ntabwo nakwanga akazi undangiye, kandi nanjye nkeneye kwiyubaka. Martina ahita avuga ati nibyo rwose kandi nizere ko utaratungurwa. Ubundi njyewe uyu mujyi nkwamamazemo imyaka y'ubuzima bwanjye bwose, ariko uko ndeba uko ntago nzi ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe banjye, kuko nisanze gutyo nta mateka ngira. Rero nibwo naje kwihurira n'abasirikare umunsi umwe nari ndi gukora mu kabari, baje gufata kamwe. Icyo gihe nari mfite imyaka 17. Batangira kunganiriza bambwira ukuntu ndi mwiza cyane, ko umukobwa nkanjye ntagakwiye kuba ndaho mu kabari. Mbabwira ko nta handi hantu mfite ho kujya. Bambwira ko bashaka kumpa akazi ariko nanjye nkabishyura. Mbabajije ko ari kumwe muri bo, ambwira ko afite inzu iri ahantu nubwo haciriritse najya kwiberayo, maze ubundi nkajya mwishyuriza amafaranga y'abapangayi nkayamuha, ariko njye nkaberamo ubuntu. Mubajije icyo njye namwishyura, ambwira ko ntacyo kunyishyura gihari, kubera ko icyo gihe naba mubereye nk'umukozi, kuko ayo mazu papa we yarayamusigiye. None kubera akazi ka leta ntabwo abona uko ayitaho, bityo icyo kikamubera igihembo cyo kumukorera. Uwo musirikare amaze kumbwira gutyo nahise nishima cyane, kuko ubuzima bwo mu kabari bwarangoraga, ariko nza gutekereza ko n'ubundi mpabaye najya nkenera kurya no kwambara. Ngiye kumuhakanira ambwira ko hari amafaranga nzajya nkuraho nkayagumana nkamuhasigaye. Byose biba birakemutse, ubundi atashye anjyanayo. Tujyana uko twari 3 njye n'abo basirikare 2. Mu kugera aho banjyanye nsanga ni hano turi. Anyerekeye inzu mbamo, ambwira ko ariyo nzajya mbamo, ndetse akanashakira ibyo nkeneye byose ntafite.
mushimira uwo mutima mwiza we, ubundi ntangira kujya mbana nabo gutyo. Iminsi yakomeje kwicuma mba nyiri igipangu, kuko abantu bose bazaga ninjye bishyuraga. Buriya n'uriya mushoferi wakuzanye hano yabaye muri iki gipangu mbere y'uko ajya aho atuye ubu. Rero nyuma b'abasirikare bagiye bakomeza kuza kunsura, ariko Lorasi ari nawe nyiri aya mazu ntangira kumukunda, nubwo wabonaga ibintu by'urukundo atabyitayeho ndetse atanandeba, ahubwo mugenzi we nawe atangira kumbwira ko ankunda, ariko nkamuhakanira mubwira ko ntamukunda, ndetse mubwiza ukuri ko nakunze Lorasi bakorana. Arababara cyane ariko ambwira ko nta kindi yarenzaho. Hari umunsi umwe uwo mugenzi wa Lorasi yaje kunsura mu rugo, turicara muri salo yanjye atangira kunganiriza, ambwira ko nubwo namwanze ariko tunabishatse twakwishakira ibyishimo hagati yacu, ndetse Lorasi ntago twasezeranye ku buryo naba ndi kumuca inyuma. Arangiza kubivuga yageze ku gatebe nari nicayeho ari kunkora mu misatsi, nkumva biri kuntwara ndetse atangira no gukora ku dutunda twanjye mu gituza, numva ni byiza, kugeza ubwo umubiri wanjye wantwitse nkumva nanjye ndamushaka. Nza kwibuka twibereye mu buriri bwanjye twanarangije kwinezeza mu mudendezo w'imbunda na paradizo. Mu kumara kubikora turimo kuganira ambwira ko ndi mwiza kandi atazasiba kuza kundeba ngo twisubirire muri ibyo bihe tuvuyemo, ndetse tuza kubigira akamenyero ariko mu ibanga, nyiramazu Lorasi atazi ko ndyamana na mugenzi we. Ariko ku rundi ruhande nubwo twaryamanaga, urukundo rwanjye rwampatirizaga kujya kuri Lorasi. Umunsi umwe ubwo hari hashize amezi 5 yose ndyamana na mugenzi wa Lorasi, Lorasi yaje kunsura hano ngo ambaze uko bimeze. Muha karibu muri salo turicara tuganira bisanzwe, ariko uko ari kuvuga njye nkamubona uko byaba bimeze njye nawe turamutse turi mu gitanda kimwe. Nza guhaguruka ku bushake nsohoka hanze njya kugura agacupa kamwe ndakamuzanira ngo abe ari kunywa, ariko byose mbikora kugira ngo mbone ubuhaguruka aho nari nicaye mugereho, kuko navuye kukagura ndakamuhereza mpita muguma iruhande. Kugeza ubwo nakoze uko nshoboye kose kugeza ubwo namushyuhije birangira turyamanye, ari nabwo yanteye inda. Kuva icyo gihe nza kwiga umushinga wo kujya nikorera iyo bizinesi, ngashaka abantu bo kunzanira agatubutse nkabaha paradizo yanjye, ndetse na mugenzi wa Lorasi ngeraho ndamukatira, tukinezeza gusa ari uko yampaye amafaranga. Nza kubona ko ayo mafaranga naruta kure ayo muri iyo nzu ya Lorasi, ariko nubwo nakoraga ibyo byose Lorasi ngakomeza kumukunda. Nyuma nza kumubwira ko yanteye inda, kuko niwe mu bantu bose twaryamanye tutikingiye. Ubundi abyakira neza cyane ambwira ko ashaka kubana nanjye, ndetse atangira kunyitaho anyereka urukundo ruruta kure urwo nari mufitiye, ku buryo nahise mbona ko impamvu atankundaga ari uko nari ntarabimubwira. Anyemerera ko njye nawe tuzabana karamata, ariko hari misiyo afite igomba kurangira, bityo mbe ngumye nihanganye kandi azakomeza kunyitaho. Kuva icyo gihe Lorasi maze kumbwira ko ankunda nahise nkatira ba bagabo bose twaryamanaga, kugeza ubwo naje kubyara uyu mwana wanjye ureba Jovia. Ni uwanjye na Lorasi, bityo ntegereje ko njye nawe twakwibanira mu rugo rwacu tugafatanya kurera Jovia ndetse n'abandi tuzabyara. Rero akazi nshaka kukurangira, wumvise uramutse wakiriye abagabo mukajya mwiryaminira bakagukubita ifaranga, ushobora kubaho neza cyane kandi utarushye utanavuye hano, ukanarera umwana wawe tonzi neza nta kuvunika. Bitekerezeho maze umbwire, kandi ubishatse nanahera kuri uwo mugenzi w'umugabo wanjye akaza kukureba, ukareba amafaranga azajya aguha.